Turabashuje abadukunda abakunda Chris Diop abakunda Caleb ubu twavuga ko na Arno na John John iyo menya ni nyinshi ariko reka tubanze twihanganishe abanyarwanda. Yego. Navuga yuko tariki ya 17 mu by'ukuri ntabwo izibagirana amateka y'u Rwanda. Mu mateka y'u Rwanda cyane mu myidagaduro ku basiniyaste n'abaririmbyi abahanzi n'umuziki. Turihanganisha umuryango wa Bravani ndetse n'uwa Thomas. Nkusi Thomas ariwe Yanga benshi ntabwo bazi Nkusi Tom. Caleb, ndakubaza ubundi wowe nka Caleb uri mu mwuga wa sinema ukora filme nta kuntu Yanga waba utamuzi? Nibyo ikibazo mbajije nanjye ndaza kukikubaza ariko reka ukimbaze nawe uraza gusubiza ni nko twibajije. Yanga ndamuzi mu bijyanye na filime nyarwanda cyane cyane filime zisobanuye mu Kinyarwanda z'inyamahanga. Ariko ngo yaje no gukina filime z'inyarwanda. Yaje no gukina filime nyarwanda yitwa Ibara cyane. Ibara. Sizi niba abantu bayizi ni filime irimo amasasu. Ayirimo. Yes, na Amag the Black ayirimo. Abantu bayireba iyo filime yitwa Ibara. Irimo na Muze Nkota. Yego. Urumva filime nyarwanda ni industry tuzi tubayemo igihe kinini. Ko abantu bashoboye ngo twebwe tubikinyeje ubundi twebwe twatangiye umwuga 2014 13 twinjiramo urabizi. So Yanga rero nkuko bivuze ndamuzi ngende mu dusobanuye filime zone yasobanuye gusa ikimbabaje nuko namubonye gutya ntago mwicenye ngo tugirane ibiganiro ariko hajya yabaye inama abasiniyaste hari kuri Stade Amahoro hano mu gasare kamwe Yanga mubonamo bwa rugambere mubonye face to face ko namonaga namubonye muri filime atarakizwa. Icyo gihe nayo ari mu bantu b'abasiniyaste cyane ni ariko akenshi ikintu tumuziho nuko hari twamenye mu dusobanuye hari byinshi twamwigiyeho hari byishimo nyine yaduhaye n'amafaranga menshi twataye wavuze kuri buze kumbaza ariko wihangane ndakubaza cyane kuko ndakubaza. Yanga wowe wumvijwe rye waryumvishe ryari bwa mbere? Nshaka kubivuga nkavuga umwaka kagira ngo ndi mukuru cyane. Ntabwo ndi mukuru cyane mu myaka ariko namwumvise kera bitewe no gukubagana no gukunda filime nyine gukubagana mvuga ngo ushaka kumenya ko nashatse nagize amatsiko ndi umwana cyane muto. Rero yanca ko namumenya hagati ya 2002 na 2003 nibwo yatangiye kumva filime ze. Nibwo yatangiye kumva filime ze yasobanuye. Ndabyibuka Yanga burya Yanga asobanura filime abantu ntabwo benshi babyumvaga cyane cyane ababyeyi kujya mu dusobanuye nicyo ahubwo n'abayobozi bamwe bo mu ikera babitaga abanyumba 10 banyumba 10 ntago babyumva bumvaga nyine ngewe n'abarezi bo mu mashuri ntago babyumvaga. Nigeze gukubitwa urushyi mvuye mu gasobanuye n'umuyobozi icyo gihe bamwita Roje akoroje nawe yitabye Imana. Icyo gihe abayobozi bazanaga n'abaroko defense bakaza gushaka nyine of course bumvaga zira filime ari zibirara ariko ntago bumva hari ibyishimo bya biri hari ahantu. So ubwo munsi rero baje gushaka nyine ibyo birara abo bitaga ngo ni birara. So uwo munsi rero ndiruka noneho uworoje ntabwo ntabwo yambaraga imyenda yari umuyobozi yambaraga civil mura nawe ankubita urushyi ndi kwiruka nawe tekereza gukubita urushyi ntabwo nari muzi. Ibyo waje kumwe na KD umushiti wacu nyine mubwira ko hari umuyobozi bakubise urushyi nagaruye ubwenge hashize nk'umunota. Birababaje. Ikindi kintu ntange tutakibagirwa kuri Yanga yadufashije ururimi rw'Icyongereza. Icyo kintu hari abaseshiti zanjye muramvuga Migambi na Peti bari abantu bakunda kujya mu dusobanuye bakitwaza ikayi bakandika inshinga n'andi magambo n'ama verbs nanjye nkajya mbigana ndakeka even yo twarabikoraga tukatwara ikayi na bike mu gasobanuye tukandika ibyo avuze
niba akavuga ijambo yakundaga gusubiramo ijambo ry'icyongereza akarisobanura nkaryandika yego nkaryandika nabi ariko byibuze nkatanu cyagisobanura nk'urugero hari iginde nigeze kureba ntabwo nyibuka ko cyitwa kirimo Salamanikani Yanga yavuzemo ijambo ko kuva cyane akundaga ibintu bya romantique avugamo ijambo ngo I have fallen for you umuntu atazi icyongereza ajya ngo wenda naguye ku bwawe ariko mandi magambo nagukunze numvise ku kantu ati najya nkatera umuntu mu mitoma w'umukobwa ati I have fallen for you no muri ya myaka y'ubutini amaraso abashyushye ni ukuvuga ngo rero Yanga adusigiye ikintu gikomeye yaduhaye ibyishimo ubwana ni ukuvuga ngo ubwana bwacu twagize ubwana bwiza kubera we twe twagize ubwana bwiza kubera Yanga ndavuga ayo mavabs nandi magambo munage n'amaterme ahantu twigaga ndabyibuka ko wigeze kuba twakwitaga English passion mwanyitaga Englishman nari nkure abantu bavuga icyongereza mu kigo kubera Yanga nuvuga ngo wabaye inspired na Yanga kugira ngo wige icyongereza kuko we Yanga yasonaga ibihinde bifite subtitles naho nabayakuza yego twakundaga uburyo basobanuraga naba super ba Didier ariko nta cyongereza cyandikaga none Yanga we naba Mike bakuna gusona filime zifite subtitles kugira ngo nyine wumve ko atakubeshya atari kukubeshya so rero Yanga ahari imane muheruko rizamuheruko ridashira of course agomba kuba mu mahoro kuko niki nejeje abantu nuko apfiriye muri Yesu Kristo kuko natwe turanga turakijijwe turakijijwe tuzi Imana kandi mu byukuri twizera ko twese iherezo ryacu hari icyanditswe na postinze ejo muvuba ngaha abastari bagiye kiri mu Baheburayo mu cyongereza niyo bati ngo it is appointed unto man cyase it is appointed to man to die once after death has the judgment nuwa ngo buri wese ari appointed after appointment n'urupfu nukuvuga ngo uko byagenda kose hariho kuzapfa nukuvuga ngo ariko nyuma yo kufuka nyine uzapfa so nukuvuga ngo umuntu byagirwe gupfa rimwe nyuma y'urupfu hazaza urubanza ahubwo twakibaza ese twebwe turi hano nyuma yo gupfa urubanza rwacu ruzaba rumeze gute so none se Chris ndashaka kubaza wowe Yanga urabona ari nk'icyo cyasize Yanga mu basiniaste cyase reka mu boyenspire ubu ngubu navuga yuko Yanga ibintu bijyanye na entertainment ntabwo yarabirimo ahubwo yarari mu nzira yivuga butumwa yari umukozi w'Imana reka dusubire inyuma urabona ko akazi baremye byabyaye ba Rocky byabyaye ba Junior no kuvuga ngo umurimo yakoze ntabwo harabo yacira inzira harabo yabyaye muri make so rero abo bantu yabyaye twavuga ko ubu ngubu na abantu bakomeye mu Rwanda na abantu no umuntu ushobora kugufata ukuboko akagushyira kuri indi standard ndavunda nk'urugero reka tuvuge wenda nka papa cyangwa ni Rocky wamushyize kuri platform niwe wamutugaragarije kuri spotlight no kuvuga ngo rero Yanga yakoze ikintu gikomeye niba yarabashije kubyara nabo ngabo yabyaye nabo bakaba barabyaye abandi so ni ikintu cyiza kandi mu byukuri yadukundishije filime buriya hari ibihinde Yanga yasobanuye kuri njye mfatanye ibihinde nkunda cyane byinshi byiza by'urukundo iyo urebye nka kira bita Dadikani yasobanuye inginde yasoneyemo amagambo meza iyo urebye za Korea usibye n'ibyo ngibyo n'ibindi yagiye asobanura biryoshye cyane yabona yuko bidahagije noneho azamure na sinema nyarwanda buriya nuko navuga abantu bati se kucyuvuza ari kuko nge ndo umukozi w'Imana ndo umuvuga butumwa nashatse contact ati one day umuntu kuko natekereje nazamutumira nko mu rubyiruko Samuel akaruha inyigisho n'ibiki ariko nyine ntago bibaye n'ibiki kuko ngiye mba nshaka guconnectana n'abantu connection mba nshaka kujyana n'abantu gusa mu ruhando rwa filime twaduriyemo
kuko yakinnye ibara sinze hari utayizi iyo filime ntabwo navuga ko hari utayizi okay abatayizi bagiye kuri YouTube irahari kuko nayisuyemo ejo bundi narayibonye nongeye ndayireba kuvuga ngo rero ku bantu wenda batazi Yanga muri sinema nyarwanda mwajya kuri YouTube bareba iyo filime Twibara ndumva harimo n'abastar ubungubu harimo Muze Nkota na yose harimo ndakeka Amag the Black ndumva nabarimo I guess na nuza wa muhanzi hari umuhanzi w'umusirikare nari urimo sinibuka icyo rero tubasabye nuko mukomeza bikomeze bihangane okay nuko ngo u Rwanda rubuze intwari mu myidagaduro so bibaho turiyanganisha umuryango we yego agiye akiri muto of course ntabwo abana be bari bakuze cyane ku buryo yatangira kwinjoyingana nabo handi ubyara abana bajya mu myaka 30 ukava ati Imana warakoze urubuto nateye dore rwarashibutse ariko aho bazashibukira ahari azabireba azakomeza himbaza Imana aramye Imana so icyo nasaba abanyarwanda ni ukuvuga ngo mu by'ukuri urupfu rwa Yanga na Bravani reka tugire ikintu turukuramo abenshi nabizi bafite ubwoba kubona umwana w'imyaka 27 aratashye Yanga afite imyaka 40 yari muto mu by'ukuri bari bafite ejo heza ejo habategeye hari ibintu byinshi bari projet nyinshi baba bafite so rero ahubwo twebwe dukora iki ntituzi njyewe sinzi igihe nawe ntuzi igihe ahubwo reka duhure twiteguye ese aka kanya uramutse uvuye mu mubiri wajya Bravani we yaravuze ati arizera ko ubu barakimubajije ati ese ubura umunota umwe kugira ngo upfe what can you do aravuga ati yakishima ubundi agapfa ariko yabazi ko agiye mu ijuru so urumva ko we hari kandi na Yanga apfa yakijijwe reka none wowe ese wowe urakijijwe ese ubundi aka kanya upfuye wajye kuzimu cyangwa wajya mu ijuru kuko ese duhore twiteguye dusenge kandi abatarakira agakiza bakira agakiza abakira agakiza bagomba kukakira kandi nababwira yuko muri Kristo n'uburyohe muri Kristo n'uburyohe nibyo njya mbwira abantu ati ushaka umustar kandi uzi Yesu yego urugero nababwiye ati ngiye ndumuvuga butumwa hari umuntu twize kuganira icyo gihe dukina abavanimwe babi nyina ibintu biri satanique ukuntu ariko nza kumbwira ko ndumuvuga butumwa abyemera muri naka video ndimo gupreachinga kuri pulpit so nuvuga ngo nitukihebe cyangwa se twumve ngo dukijwe iminota ibya ko hari umuntu wagiye tuzi twese ahubwo ugomba gukizwa ukagendana n'agakiza kuko anytime you don't know what tomorrow will be so nuvuga ngo may the Lord help us may the Lord guide us kandi mu by'ukuri wa mugani hahirwa abapfiriye muri Kristo bandi bapfira mu mwami kandi ujya wihora tujye duhora twibaze se dusize iki so twakunze filime tubirimo twedukana filime za Gikristo rero Yanga twatangiye kumva kera yaratwenspiye ndakeka harabubatse ingo kubera we kandi cyangwa se navuga ko nakantu tujye tukabirambura ibintu wenda twagiye tumukuraho twebwe ntabwo tuvuze ukuntu twataga amajoro kubera kureba udusobanuye za mafia ninja ni filime yasobanuye sinazi umva nzi filime nyinshi pe sinazi ba twabona nta filime ya Yange hari tugata twitanga so reka tubabwire ngo ese wowe ni iki wibukira kuri Yanga iki wibukira kuri Bravani ese nyuma yo gutekereza ibyo umwibukiraho wowe usibukirwa kuki niba bura umuntu apfuye yavuga Yesu ibaze none wo gupfa ukore bidahishije izina ry'Uwiteka icyubahiro so bye bye